urumva wowe ufite ntabwo yagiye ufite wese ndakubeshya ngaho reba nawe mbwiza ukuri tutabeshyanye ni Lily Love turi kuganira nta wundi muntu muri kuganira ninjye gusa ngambwiza ukuri umukobwa wowe wakoreye amafaranga rimwe na rimwe wategereje ukwezi kose barayaruhiye rimwe na rimwe ukajya no mu kazi wambaye ibirenge ukajya nambaye inkweto uvuniye kugena n'ibirenge ugira gute warangiriza ukambwira ngo wafashe umwana w'umukobwa yitambukira mu nzira umuha amafaranga ubwo ufite ubwengera kananeize numve ntabwo ufite ntabwo waba ufite niba witora ugafata amafaranga ariko mwebwe abantu mwese mwisigaye mwirwa muvuga ngo runakamuha amafaranga nukubera ko nawe hari icyo aba yagukoreye kuko uhemba umuntu kuko yagukoreye ari abakobwa n'abagabo igitsina gore cyangwa igitsina gabo ni bande bakunda imibonano cyane. Hello guys bakunzi ba Shine TV nkuko bisanzwe kuri kamera zanyu murahabona umukobwa usanzwe musanzwe mubona yitwa Lily Love ariko ku kazi nama mukumva we iyo mvuze Lily n'urukundo birajyana no kuvuga ngo iyo mbonye n'urukundo uhita urubona ndabakunda cyane ndabazirikana ukakora subscribe share comment kuri Shine TV kugira ngo ukomeze kurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ikiganiro n'urukundo nk'ibisanzwe uyu munsi none ufite amatsiko y'ibintu ngiye kukuzanira hari abantu tumaze imisi tuganira mu mama ide yabaye menshi umutwe wanjye igiye nko kubera ku basting uzi impamvu kubera ibiganiro musigaye mumbwira n'ama comment musigaye mumpereza bintera ubwoba comment zanyu ku biganiro byacu byabanjije ngenda nzikurikirana nkavuga ni mana we ibaze n'ukuri ibaze bibaye ariko ntugire ikibazo uyu munsi nje kukubwira ngo ari abatipe maze imisi mumbwira ngo kubera iki ngo abakobwa dukunda amafaranga ese ni ikihe kigero cy'amafaranga dukeneye ni iki ese kugira ngo umusore tumwemere ngo ari amafaranga ngaha agomba kuba afite don't worry Nove kuri Shine TV ndari kugira ngo nkubwire ibyo byose ibibazo byose bibazaga ndaguha igisubizo cyabyo ni Lily Love nk'ibisanzwe tukomeze mu kiganiro ariko se ubundi reka mbabaze ubundi umusore utinyuka kumbwira ngo abakobwa ngo bakunda amafaranga warayanga ni ikibazo big question mark uze kunsubiza muri comment uyimbwire neza kuntu wowe umusore wanga amafaranga urayanga se ese ubundi muzi ko ubuzima bwose tubayeho muri ino si bugizwe n'amafaranga urya ruko wahashye ukagenda ahantu ari uko wakoresheje transport n'amazi kuyanywa y'ubwayo asigaye agurwa ariko se umuriro usaba amazi umuriro usaba amafaranga amazi asaba amafaranga none se gutumbwira ngo ubuzima ngo abantu bakunda amafaranga barayakunda nyine kubera yuko ubuzima bwose tubaye mugizwe n'amafaranga ntuka ntago ari ibintu birenze umuntu wambashije rero ngo ni ikihe kigero cy'amafaranga abakobwa bakeneye ngo kigero cy'amafaranga abakobwa bakeneye kugira ngo bagukunde kuri Shine TV kuri Lily Love n'amakuru yanjye nifite yahagije ashobora kuba ari menshi cyangwa atari menshi ndashaka kubwira ko urukundo rutagurwa amafaranga urukundo kugira ngo urubone nuko ruba rwavuye mu muntu rukakwizanira ugasanga umuntu nkanjye ndagukunda bimvuye ku mutima binjemo nyine mu bitekerezo byanjye nkakwishimira nkagukunda iyo urukunda ahantu rwageze rurasacrificing rushobora guspendinga amafaranga rushobora guspendinga ibikorwa bikaba byinshi kubera ko ari urukundo kandi ibyo bikorwa nabyo bishobora kujyamo amafaranga nk'umuntu ukunda umuntu akitora akakuvuga ati njyewe muhaye imodoka n'urugero nguhaye ntago ayimuhaye kubera yuko umukobwa yambwiye ngo uzama amafaranga bizagenda gutya no ahubwo muri bya bikorwa urukundo rukora iyo ruri mu muntu harimo nayo mafaranga ashobora gusohoka sometimes akavuga ati njyewe nkuhaye phone nziza nk'iyi ngiyi urumva akakubwira ati nguhaye imodoka nziza nguhaye inzu nziza no kuvuga ngo umuntu ashobora kugukubita gift kandi yose bigurwa amafaranga my friend niyo yaguha isaha di cyangwa akaguhereza bombi isanzwe bombi igura 50 cyangwa 10 aba ari amafaranga yasohotse amafaranga yose ni amafaranga nishaka ko bari ifaranga rimwe yose aba ari amafaranga ubwo rero niba abakobwa bakunda hari amafaranga nta bintu birenze nese ubundi barakunda umuntu udafite n'igiceri cy'icumi muri zero simbizi tu ariko nta muntu uba utagira amafaranga
abundi sabaho bimbwire muri comment niba nta hari umuntu ubaho kuri ino utagira amafaranga maze nanjye ndayafite ariko se harya ndagenda nageneye akamenya nge ntayo mfite ariko mudahita munyanga nombishira mumbwira ngo bisigaye mukunda abantu bafite amafaranga gusa iyo umusore atangiye kugutereta agatangira kukubaza ngo kuri konti ufite hangahe ufite ihe business ufite iki abarimo kukubaza iki ibintu dufite biri mu mafaranga n'umurimo ufite agaciro kawo k'amafaranga ibintu byose dufite muri ino si bibazwe mu mafaranga ni telefone ujuka n'uyu n'umutungo mfite aya na amafaranga my friend aya na amafaranga ndashaka kukumenyesha ko amafaranga yose ari amafaranga ribi ari rimwe ibara abiri ibara atatu yose na amafaranga niba ari abakobwa akunda abantu bafite amafaranga nyine ubwo barabakunda kandi biremeye kubakunda n'ubundi ntago nzi ko bakunda abantu badafite amafaranga barabakunda nyine kubera ko buri muntu wese afite amafaranga ahubwo mwebwe icyo mwibeshya ni kimwe hazagira umusore uhaguruka azambwira ati riri ngenje kukubwira ikigero cy'amafaranga abakobwa bashaka cyangwa ikigero cy'amafaranga abakobwa bakunda ni ikihe ngiye mwambwiye yuko bakunda abantu bafite amafaranga nibyo rwose 100% nibyo none se ni guto nkunda niba ukundanye n'umukobwa ashobora kuzajya kumureba mugiye guhuruka mubwira ngo ntegera duhure urumva byarya ntago byarya nta na transport ufite yo kuva Kanombe ngo ugere Remera ku mafaranga 200 ubwo ntayo ufite ariko ni ushobora kwitransportinga ukashobora kwigaburira ukashobora kwiyambika ayo sa amafaranga se hago uzambwira umukobwa utagukunda ahariho uzaza ubimbwiye ngo uti ngiye ntago nkunda kubera ko nta mafaranga mfite mite nkubona ndeye ko wambaye ubusa uje nta musatsi ufite umusatsi warananiwe kwiyogoshesha bya bigaragaza ko nta mafaranga ufite ukaba wambaye ubusa hose n'ibirenge nyine kuri wowe nta kintu gifite agaciro k'amafaranga ufite nahita amenya ko nta mafaranga ufite kandi nta muntu wakunda umuntu wambaye ubusa ndabeshyara ntago mbeshya ibintu babwira ni ukuri umuntu udafite amafaranga ubwo uzajya umubona mu nzira yambaye ubusa buri nta kintu kimwe afite adafite na harara ubwo azajya arara no mu muhanda allo volume ni yose cyangwa nongere reka dukomeze yari puwe ya mbere y'ikigero cy'amafaranga ni mwarambwiye ngo abantu bakunda amafaranga nanjye mbasobanurira uburyo bw'amafaranga ubwo ufite andi makuru azabinyandikira muri comment cyangwa se amamagara bimbwire icya kabiri abantu musigaye mutubwira ngo umukobwa ngo watinyu ngo wamuhaye amafaranga ngo umukobwa ngakumazeho amafaranga gute ninde wafasha kubyumva muri comment bimbwire niba wamfasha kubyumva umukobwa kumazeho amafaranga gute umukobwa ngo aragukura se gute kubera ko nzi neza ko niba warakoreye amafaranga yawe ukayakorera ukayaruhira uwo muntu ukabudakundana nawe wenda ngo urukundo nirwo rugupushinga kubikora kuko urukundo rwagupushinje gukora ikintu ntago regreta ngo uvuge ngo yamariye amafaranga ngo yarankuye ntago wa regreta kuko n'urukundo ruba rwabikoze rimwe na rimwe hari n'igihe abatari imbaraga zawe n'imbaraga nyine zuko ayo maranga mutima gupushinga urukundo nyine rwabaye rwinshi ugahita uvuga uti riri nguhaye u Rwanda rwose kandi atari urwawe urumva ukabuhereza umuntu isi yose kandi atari yawe nta niyo gishobora no gusanga nta kibanza ufite ukabigaba rwose ni ukuvuga ngo rero niba witora wowe umuntu udakunda ukamuha amafaranga wabiribye ibyuya wakoreye wavunitse ukayafata ukayaha umuntu we nta kintu yakoze n'icyo cyo yatakibize ngo nta bwenge bufite ntabwo kabisa urumva wowe ufite nta bwenge bufite wese ndakubeshya ngaho reba nawe mbwiza ukuri tutabeshyanye ni Lily Love turi kuganira nta wundi muntu muri kuganira ninjye gusa ngambwiza ukuri umukobwa wewe wakoreye amafaranga rimwe na rimwe wategereje ukwezi kose warayaruhiye rimwe na rimwe ukajya no mu kazi wambaye ibirenge ukajya nambaye inkweto uvunika ugena n'ibirenge ugira gute warangiriza ukambwira ngo wafashe umwana w'umukobwa yitambukira mu nzira umuha amafaranga ubwo ufite ubwengera kananerize numve ntabwo ufite ntabwo waba ufite niba witora ugafata amafaranga ariko mwebwe abantu mwese mwisigaye mwirwa muvuga ngo runaka mu amafaranga ni ukubera ko nawe hari icyo aba yagukoreye kuko uhemba umuntu kuko yagukoreye
uhemba umuntu wagukoreye, ntabwo ushobora gufata umuntu utagukoreye ngo umuhiki. No way. Batazakubeshya. None se wishyura umuntu ikintu atakugurishije, wajya mu isoko ukajya kugura inyama bakaziguhereza ntibaziguhe, ugagara kuri busheri, bangiza ukishyura gusa ugahita ugenda empty envelope. Gute se kagenda envelope irimo ubusa kandi wishyuye? No. Ahubwo abantu mwiga muvuga ngo abakobwa bamariye amafaranga, no kuvuga ko namwe hari ibyo mwabamazeho. None se mbeshye ntabwo ajya ameze, urabizi. Tubwizanye ukuri. Nubwo tumbwira ngo umukobwa ngo yakumariye amafaranga, nuko nawe hari ibyo wamumazeho. Ahubwo ikitangaje hari ibintu tutaramenya. Nukuvuga ngo niba uwo muntu hari igihe w'amafaranga ushobora kuyagaruza, hari igihe uba wamutwaye ibyo adashobora kugaruza. Utiriri rakabije, ntago nkabije. Reka nkubwire, uwo muntu uri kuvuga ngo yakumariye amafaranga, ushobora gusanga ikiguzi cy'ibyo wamukuyeho cyangwa ibyo yaguhaye cyangwa se ibyo yagukoreye, aka kanya niyo yarara agenda cyangwa akarara amajoro n'amajoro adashobora kukigaruza, ari ikintu gikomeye kugarura. Rero don't blame others. Nimukomeze gufata abantu ngo mubashinja amakosa muri relationship, mu bintu byo guhura mukaryamana mukagira gute, nta kosa ry'umuntu n'umwe. Don't blame each other. Abatipe muri aho murirwa mutu blaming umunsi ku munsi, mukatubwira ngo abakobwa bamariye amafaranga whatever, murirwa muvuga ngo rega ngabakobwa b'iyi minsi ngo nta wabona ngo ugira umugore, wasigaye bakunda amafaranga, wowe urayanga. No. Oya di. Reka nkubwire, niba ufata umuntu ukamuhereza amafaranga yawe ku buntu, birekera utazicuza. Sibyo? Ureke kwirirwa ubwira abantu ngo bakobwa ngo bose ngo babaye bakobwa. Ese turabiba. Nje hari umukobwa ari waza mu nzu yawe ngo aze cyangwa kuri konti yawe agiye kuri amafaranga, mutavuganye yayibye, wahituvuga na twatuvuga ko abakobwa dusigaye turi abajura none. Ariko icyonzi cyo buri kintu cyose ni bargain. Ukuvuga ngo niba ngiye hari ikintu mpaye nanjye hari icyo nguhaye. Don't blame. Urumva, niba hari icyo guhaye, umuntu wambwiye ejo bundi ngo wakori ari ikiganiro mperutse gukora, ngira ngo murabyiruka, mvuga kuri iPhone. Umuntu w'umukobwa yarito yarambwira ngo ngakora iri ngo nyine ngo wavuze yuko ngo iPhone ngo umuntu yifite ngaba yaraciye mu bintu bikomeye. Kadutanga urugero rwo kuri iPhone. Umuntu w'umukobwa, reka ngo usubiza wa mukobwa mbabarire utaza kubabara. Uri umuntu w'umukobwa, uri i Kigali, wanyu bari mu cyaro pfiriye, nta myaka, ushobora gusanga ku mabushobozi bafite badashobora kugurira iPhone. Hariya ni iPhone 12, iPhone yihera igezweho muri no minsi. Urayifite, nta kazi ugira, no nzubamo ni inkodeshanyo, ukajya kugura iyo phone. Waraciye mu bikomeye n'ubundi tu ndongenda kavuze nta kundi, ariko warabinyuzemo. Ntago tubizi byari byo. Ushobora kuba wararaye amajoro ukora cyangwa ukirirwa umunsi ukora izuba riva, ariko cyari cyo cyose warakoze kandi wararushye. Kandi nyine ikiguzi cy'ikintu kingana n'agaciro k'icyo gikorewe. Niba ndi umupagasi nkaba mpagashije ahantu umunsi wose, bivuga byanze bikunze baranyishyura ibingana n'iby'umunsi wose wanjye nakoresheje, ayo masaha yanjye nakoresheje bigomba kungana agaciro kabyo, kagomba kungana n'ibyo nakoze. Rero minzi abakobwa muha amafaranga, abakobwa muhereza hair dressing, abakobwa muhereza ibintu byo kujya gukoresha inzara, abakobwa mugura ama iPhone, abakobwa mugira gute, mani ni mutuze, bingana n'ibyo mwarabakuyeho. Hago abatipe rwose musiga munabivuga, nge muzamunganiriza, ariko nzajya
nzajya ngaruka inyuma nyine mbivugeho kuko naga ari byo kwicaye hariya mukatublaminga ko basigaye ko nta mafaranga koga bagira gute wafashe umukobwa wamusohokanye ngariye inkoko ngo nibiki wese uraheza ukamureka gataha allo rimwe na rimwe ko ajya no kuyirya akayirira muri nuza akayirira ahantu batari bunakingure muri bunararemo mutari bunabyuka nawe koko kwihimura nkuko ibihumbi 8 ari 8 bya ni 15 kavuga ati 15 mapandi kumye nawe namwe murabyumva ntago najya kuri murabizi ako buriya reka mbaze ikibazo muzansubiza muri comment ari abakobwa n'abagabo igitsina gore cyangwa igitsina gabo ni bande bakunda imibonano cyane imibonano mpuzabitsina ni bande bayikunda kurusha abandi nimunsubiza icyo ngicyo wenda tuzabimenya nzabasubiza next episode y'ikiganiro nzababwira impamvu nabajije icyo kibazo kuko muratublaminze bihagije yego natwe turi blaminga sometimes ariko ko mukabije kobwa ngo ntago umutipe bakamubaza ariko se ngo runaka ngo kutarongora ni bya bibazo nahoze mbabwira mu kiganiro gishize ngo kutarongora ukumva aravuze ngo shanga kobwa se bimitsi shanga hari umugore wabona ngo asigaye bakunda amafaranga niwireba ukabona wambaye ubusa nta kintu ufite nyine uri zeru sugo umuntu yahera hagukunda kandi nawe nta kintu uri reka mbabwize uko tujye dushyira muri value njewe umusore arasaba iwabo buri kimwe arasaba umusore arabasaba babakiri iwabo asaba boxer asaba buri kimwe urumva nanjye umukobwa uri iwacu nsaba pad nsaba ibiki wangiza ukambwe ubuse twese tuzafashanya iki tuzafashanya iki kwanza nanubwo urwara bari n'urukundo anyway nyine mwese muri aho nyine amafaranga ntago atuma urukundo rubaho ahubwo aryoshya urukundo atuma urukundo ruryoha atuma abantu bishima mu rukundo atuma nyine abantu nyine bari muri relationship kenshi baryoherwa ariko se akangaka nzakavugaho ubutaha aramusigaye mukunda abasore bakibi wabo ndabakomeje ariko twikomereze gusa nyine amafaranga nta kiguzi cy'amafaranga na kimwe ngenza abakobwa bashyizeho ngo ngiye umuhungu ugomba kunshaka cyangwa se umuhungu tugomba kuba turi kumwe mu rukundo cyangwa umuhungu ngomba gukunda uzi ko ari ku rukundo ni ibintu birireya birizana ujya kumva byaje kakubita kwa runaka ugasanga wakunze umukarani wepfiye waramupfiriye umva niyo ataguye iki uzi ko ariko hari igihe uhura n'umutipe ufite buri kimwe cyose ayo mafaranga mwirirwa muvuga da afite menshi noneho ntabwo nyemvuze yuko afite amafaranga afite menshi cyane aruta wenda yuriya mutipe yikorera ubukrani hariya wenda Nyabugogo cyangwa ariko ugasanga aranterese rwose nkumva ntago biza ariko ugasanga urukundo ruragiye rwiguriye ku mukarani wepfiyo urukundo rujyaho rushaka rukora ibyo rushatse don't ever kufata umuntu urukundo mukarugereranya n'amafaranga urukundo murushyira urwarwo n'amafaranga muyashyira urwarwo by'amafaranga birabareba by'urukundo birireba kuko nibirizana muri byo ubwabo ni Lily Love muri kumwe kuri Shine TV ukagora subscribe and share comment ntubyibagirwe kugira ngo dukomezanye gukorana ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru menshi ngiye kuzakomeza kuguha kubijyanye n'urukundo ndetse no muri relationship muri rusange uyu munsi twavuga gukunda abasore basigaye baratwihaye ngo dukunda amafaranga abakobwa ariko niba tuyakunda noneho mwebwe ni muyange twe tuyakunde ntacyo bitwaye general access ku muntu wese nuko nzi neza ko twese tuyakunda twese turayakunda kubera iki uri umusore ubyuka mu gitondo ukirirwa wirukanka no kubera iki uyashaka ubukeneye kugira ngo uyagire wumva unyuzwe iyo umuntu nta n'ijana afite hari abantu bambwiye ngo hari igihe uburwaye ariko mu by'ukuri amafaranga nta muntu utayakunda ibintu byose tuba turimo tugira ngo tugire akantu twinjiza ndabakunda cyane ciao naho utaha